Shalom, shalom. Imana ishimwe cyane, Imana ibahe umugisha, muri abanyamahirwe. Ugiye kumbaza uti ndi umunyamahirwe gute? Uri umunyamahirwe w'uyu munsi. Dore umunyamahirwe rero, nje kuvugana nawe. Umunyamahirwe tugiye gusoma mu migani ibice 28 guhera ku murongo wa 13, haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Uwo ni wo munyamahirwe. Uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Iri ni ijambo, niko ijambo ritubwiye ngo umuntu uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ngo ariko ubyatura akabireka. Sinzi niba turi kumwe. Uri umunyamahirwe kuko uzababarirwa. Umunyamahirwe rero naje kukubwira uyu munsi ni umuntu wakoze ibyaha akaba arimo gusaba imbabazi, akaba arimo kubyatura no kubireka, akaba arimo gusaba Imana ati Mana nubwo nacumuye ariko ndagarutse mbabarira. Uwo nguwo ngo arahirwa ndetse ngo azababarirwa. Uwo ni wo munyamahirwe w'uyu munsi. Nje kubwira ngo uri umunyamahirwe kuko ugiye kubabarirwa ibyaha byawe. Ugiye kubabarirwa ibyaha byawe. Kandi umuntu wese wababariwe ibyaha bye abarwaho gukiranuka. Imana ibahe umugisha mwa banyamahirwe mwe.